So dufite topic uyu munsi iryoshye cyane ivuga ngo 6 success tips for top earners in network marketing. 6 success tips for top earners in network marketing. Success tips for top earners in network marketing. Cyangwa se ngiye kubabwira ibintu bitandatu byagufasha kubaka business ikomeye muri ino business yacu ya network marketing, muri business yacu ya economy driver. Ibintu bitandatu byagufasha kuba top earner, sibyo? Ibintu bitandatu byagufasha kuba umwe mu bantu ba mbere binjiza amafaranga menshi muri economy driver. Nimba wifuza kuba top earner, nimba umuntu ushaka kuba top earner, nimba umuntu ushaka kuba umwe mu bantu binjiza amafaranga menshi ba mbere muri no economy driver, nyandikira rimwe muri comment box. Nimba wifuza kuba umwe mu bantu binjiza amafaranga menshi kurusha abandi, nyandikira rimwe muri comments. Ubundi nkubwire ni gute wabikora, ni gute waba top earner, ni gute waba umuntu winjiza amafaranga menshi kurusha abandi bose. Most welcome upcoming Silver Executive Prime Gasigwa Jimmy. Most welcome upcoming Gold Executive Prime Venuste. Most welcome upcoming Gold Executive Prime Evariste. Wow, ndabona abantu bifuza kuba top earner batangiye kunyandikira rimwe muri comment. Yes, so ni gute rero nimba uri top earner, waba top earner mwiza kurushaho, warenga urwego ugezeho. Nimba utaraba top earner, ni gute waba top earner? Mbere yuko nangira no topic, ndagira ngo mumfashe duhe congratulations, dushimire cyane abantu babaye abambere muri productivity, mu bikorwa, muri iyi system yacu mu gukora ibikorwa byinshi kurusha abandi muri uyu mwaka wa 2020. Abantu 40 ba mbere by'umwihariko 20 ba mbere muri Optimist babashije kwitabira Gala Night yabereye Marriott Hotel ku wa gatandatu w'icyumweru gishize. Nimba wifuza kuba umwe mu bantu ba mbere bazabambera umwaka utaha, wishimiye iyo nsinzi bagenzi bawe bagezeho ko baratoranyijwe mu bamwe mu ba top performers, top earners ba 2020, nyandikira 5 muri comment nk'ikimenyetso cyo kubashimira, cyangwa se wabwire ngo congratulations top performers, ubashimire kubera yuko nawe ni wowe ukurikiyeho muri 2021. Mwarabonye ko icyumweru gishize twagize Gala Night muri Marriott Hotel n'aba top performers ba 2020. So ubu rero tujya kureba ese ni gute waba mu top performer wa 2021. Ni gute 2021 niyo bahamagara abantu 10 gusa wazaba umwe muri bo. Turi kugera neza. Intego, icyifuzo cyanjye nuko buri wese turi kumwe hano, niyo bahamagara abantu 10 gusa muri 2021 babaye aba top performers muri economy driver Rwanda, uzaba uru umwe muri bo. Niyo bahamagara abantu 10 gusa ukazaba uri umwe muri bo. Iyo niyo ntego ukuriye kugira gute kugira, sibyo? I need you to think big. Ndifuza ko utekereza byagutse, kubera ko nundi wese uri mu bantu 5 ba mbere, 10 ba mbere, 20 ba mbere binjiza amafaranga menshi kurusha abandi muri iki gihugu ubu ngubu, umunsi umwe yari umutangiza, sibyo? Bivuze ngo nimba yarabashe kugera kuri urwo rwego, nta kabuza nawe wagira gute warugeraho. Yes. So hagataho nakiriye abantu batujoininze akanya. Most welcome upcoming Gold Executive Prime Jean-Claude. Most welcome upcoming Silver Executive Chris nabandi batandukanye. Nongera nimba itangazo ritaciwe kuri groupe uriho yaba membre ba Economy Driver Optimist Team by'umwihariko, fasha unyandikire, ufate screenshot ushyire kuri groupe ya WhatsApp uriho, ubabwire baze twigire hamwe, baze ntibacikanwe ni topic irazaza mu ba top performers ba 2021. Yes. Wow, Upline aravuze ngo Upline Global Ambassador Prime aravuze ngo niyo bahamagara umuntu umwe gusa azaba arimo.
bishatse kuvuga ngo intego afite no kuba top 1. Hello, turi kujyana neza kandi birashoboka, why not? Birashoboka ko Eric yakunjiza amafaranga menshi kundusha, why not? Kandi byananshimisha, why not? Kubera iki? Umuntu wese nazanye muri no business, umuntu wese wazanye muri no business ukuriye kumwifuriza intsinzi ndetse n'irushiyo ugize gute wagezeho. So twatangiye rero amasaha yacu cyane ko yanagiye. Tip ya mbere, ikintu cya mbere kizagufasha kuba top earner, ikintu cya mbere aba top earners bose bahuriyeho, they protect their time. Protect your time. Hello, nyandikira rimwe, protect your time. Ikintu cya mbere kizagufasha kuba umwe mu bantu binjiza amafaranga menshi kurusha abandi nuko ugomba kubaha igihe. You have to protect your time. Now kuri topic ndatangira nanone ni excuse mbasaba imbabazi kubaje nyuma nabivuzeho, muranyangana kuba ntinze ntangiye ino training ntinze, ariko impamvu yabiteye nuko nanone yari amafaranga, nari mfite presentation, nari nsikiri burangire mbere yaho, ariko aba guest bagira ibibazo byinshi bituma birangira bitinze, bituma ntangira ntinze. Ariko you have to protect your time. That is the number one thing. Ikintu cya mbere cy'agaciro gakomeye umuntu wese hava kagira afite nicyo bita time, igihe. Turi kujyana neza. Igihe nicyo kintu cya mbere gikonta mu iyi business. Usibye no muri no business, sorry munyangane gato ndebe sharijeri hano, ndabona umuriro wanjye ugiye gushiramo. Okay. Okay, so tip number 1, protect your time. Mwakoze cyane kubanyandikiye. Protect your time. Ubaha igihe cyawe. Ubaha igihe cyawe. Niki kizagufasha kubaha igihe cyawe? Nukugira schedule. Hello, kugira gahunda y'ibikorwa. Ikintu cya mbere ejo bundi tware muri R2S program, muri challenge baduhaye nukugira schedule, kugira gahunda y'imikorere yawe. Ese chuti yanjye akakanya nkubajije ngutunguye akakanya turi kumwe nakubaza ngo nyereka gahunda ufite iki cyumweru, ibyo uzakora kuva kwa mbere kugera ku cyumweru, wabinyereka? Hello, ndakubwiza ukuri, mu gihe cyose utangira icyumweru utabanje kugishyira ku rupapuro, mu gihe cyose utangira umunsi utabanje kuwushyira ku rupapuro, aho niho uhera ufailinga. When you don't make a plan for your day, you dakoze plan y'umunsi wawe, already uwatangiye gufailinga. Turi kujyana neza. So ikintu cya mbere kizagufasha kuba productive no kugomba kuba ufite schedule, ugomba kuba ufite daily plan, weekly plan, ugomba kuba ufite gahunda z'ukuntu ibintu byawe, ibikorwa byawe bigomba kugenda. Ntabwo ugomba gutangira umunsi utabanje kuba wawutangiye muri plan, mu mipangire y'uwo munsi. Turi kujyana neza. So mbere yo gutangira umunsi, waba uri mushya muri no business, waba hari igihe runaka umaze muri no business, ugomba kuba uzi uko umunsi wawe uri bugende mbere yo kugira gute yuko utangira. Mbere yo kuryama ugomba kuba uzi umunsi ukurikiyeho kuva ubyutse, ese uzabyuka sangahe, ese uzaryama sangahe, ese hagati y'uko ubyutse n'uko uryama uzakora iki? Nimba ukora ino business full time, hagati y'uko ubyutse n'uko uryama uraba watumiye abantu bangahe, urahamagara abantu bangahe, uraganiriza aba partners bangahe nimba hari abo ufite, urakora follow up y'abantu bangahe? Turi kujyana neza. Ura prospecting abantu bangahe? Ibyo byose ni ibintu ugomba kubugiza gute ko ufite muri gahunda yawe. Turi kujyana neza. Ugomba kuba ufite daily, weekly plan, ariko very importantly daily plan. Umunsi wawe ugomba kuba upanze mbere yuko uwo munsi ugira gute utangira. Nimba ubyutse mu gitondo utazi uwo munsi uburyo uri bugende, already ubamaze gutakikaza 50% ya productivity wari kugira mu munsi.
So nshuti yanjye rero ndabizi by'umwihariko nimba uri mushyashya muri no business ushobora kuba ari n'ubwa mbere wumvishe bino bintu mu matwi yawe ariko bifite akamaro gakomeye cyane. Nimba utari usanzwe ugira gahunda y'umunsi, gahunda y'icyumweru cyawe uko kizagenda, nshuti yanjye ikintu cyambere kizagufasha kuba productive, kizagufasha kuba top ana, nuko ugomba kuba uzi uko umunsi wawe uri bugende mbere yuko ugira gute uwutangira. Ugomba kuba uzi ngo uratumira abantu bangahe, uraganiriza abantu bangahe, urakora follow up abantu bangahe. Turi kujyana neza? Are we together? So that is number 1. Ikintu cyambere aba top earners bahuriraho, they protect their time. Ikintu cyambere kizagufasha kuba top earner, protect your time. Ikintu cy'agaciro dufite kurenza ibindi byose nugurinda igihe cyacu. Ese reka mbabaza ikibazo. Uramutse ufite ibihumbi 86 n'amafaranga 400. Turi kujyana neza? Wemerewe gukoresha buri munsi. Ibihumbi bingahe? 86 n'amafaranga 400. Wandikiwe ugomba gukoresha buri munsi. Uziko ugomba kugira gute gukoresha buri munsi. Hari n'igihumbi watakazamo. Hari n'igihumbi bavuga ngo reka ngitakaza mu muhanda abantu baze bagitoragure. Hano hanze hari abakire benshi tuzi binjiza amafaranga arenga ayo ngayo ku munsi, sibyo? Hari umukire n'umwe wabona afata amafaranga akayata mu muhanda. Nje nta numwe ndabona. Nta ubaho. Turi kujyana neza? Guess what? Buri munsi uba ufite amasegonda 86 na 400. Ese muri ayo masegonda ufite buri munsi wandikiwe buri munsi uyakoresha ute? Ugomba kubuzi ngo ndyama amasaha angahe ku munsi. Nduhuka, ukeneye kugira igihe cyo kuruhuka, gukora ibintu bikuruhura mu mutwe, that's fine. Ariko amasaha yo gukora niyo agomba kugira gute kuba menshi. Ugomba kubuzi ngo mu munsi nimba umunsi ugizwe n'amasaha 28. Nimba nshuti yanjye mu gihe cyose utaragira financial freedom, ntago wemerewe kuryama amasaha 8 ku munsi. Ntago byemerewe. Na Bibiliya irabivuga ngo abantu baryamira ntago bashobora kugira gute, ntago bashobora gukira. So nimba uryama amasaha 8 ku munsi kandi ukabashaka kuba top ana, ufite ikibazo. Aho ni ukwiriye guhera ukosora. Ukeneye kuryama amasaha make ashoboka, sibyo? Then amasaha make ashoboka uryama nangahe, ayuruka nangahe, then ayukora nangahe. Nimba ukora amasaha 15 mu munsi n'urugero, uyabyaza umusaruro bingana iki? Aho hantu muranyangana amatinde uko ahantu ningenzi cyane, niho ahantu hambere. Uko ukoresha umunsi wawe umunsi ku munsi, nibyo bizagenda icyumweru cyawe uko kigenda, nibyo bizagenda ukwezi kwawe uko kugenda, ni nabyo bizagenda umwaka wawe kugira gute ukugenda. So protect your time. Ita ku gihe cyawe ukibyaza umusaruro. Nimba ukora full time ubyaza amasaha yose umusaruro. Nimba ukora part time ufite akandi kazi, uri umunyeshuri, ufite indi business, uziko ufite amasaha menshi wakora no business. Tuvuge uryama, nimba aryamaga amasaha 8 byibuza yamanuro yashyire kuri 6. Ntago ukuriye kurenza amasaha 6 utaraba miliyoni ya Sako member. Are we together? Ndabizi uzajya kwa miliyoni ya Sako member noneho usiga uryama munsi ya 6 kuko ndabizi aba miliyoni ya Sako member bagenzi banjye turi kumwe hano, iyo ubigezeho noneho ugira inyota ikomeye irenzeho. Turi kujyana neza. Ariko mu gihe utaraba miliyoni ya Sako member, nshuti yanjye ntago wemerewe kurenza amasaha ngahe 6 ku munsi. Maximum waryamiriye amasaha 6. Uryamye amasaha 6. Nimba ufite akandi kazi turi kujyana neza. Usibye ko abantu benshi bakora amasaha 8, 9, maximum amasaha 10. Niyo yaba 12. Ariko reka tuvuge 10. Uryama 6, 10. Tuvuge indi saha imwe kuruka ku munsi cyangwa 2. Dushyirizemo ibyo ukora witegura ujya mu kazi, amasaha pause ufata 2. 10 yo gukora, 2 ya pause, n'ibindi byose ukora yaba amasaha igihe ufata uri muri douche, igihe ufata uri kwitegura umunsi utangira n'ibindi nk'ibyo. Amasaha 10 ukora, amasaha 2 y'ibyo tuvuze, amasaha 6 yo kuryama. Yo amasaha ngahe 18. Mu munsi hasigaye amasaha ngahe 6. Nshuti yanjye ukora part time no business ugakora amasaha 6 buri munsi wajya kurangiza umwaka ugeze ku rwego winjiza amafaranga yakwemera gukora full time, uyabyaza umusaruro yose buri munsi. So aho nahatinze ariko ni ingenzi cyane. Ikintu cya mbere ni protect your time. Nicyo kintu cya mbere kizagufasha kwinjiza amafaranga menshi muri no business. Ikintu cya kabiri kizagufasha kwinjiza amafaranga menshi muri no business ni iki? Ikintu cya kabiri kizagufasha amafaranga menshi kwinjiza amafaranga menshi muri no business ni daily productive activities. Ukeneye kugira daily productive activities. Hagira unyandikira muri comments
number 2 ikizagufasha kuba top earner, daily productive activities, ibikorwa bitanga amafaranga kandi bihozwaho buri munsi. Ibikorwa bitanga amafaranga muri business ni ibihe? No guprospectinga, kunguka inshuti nshya cyangwa se guprospectinga za nshuti usanzwe ufite. Turi kujyana neza. Icya kabiri, gutumira ni kimwe mu bintu bya mbere by'ingenzi cyane, kuko utatumiye ntago abantu babona business. Abantu batabonye business ntago abantu binjira muri business yawe, sibyo? Kugira ngo abantu binjire muri business nuko babayibonye. Igituma abantu babona business niki? Nuko bawagize gute? Watumiye. So gutumira ni ingenzi cyane. Ugomba gutumira buri munsi, nta gusiba na rimwe. Icya gatatu, gukora presentation. Of course watumiye ugomba gukora presentation. Nimburi mushyashya hari system ihari gufasha, hari ama presentation akorwa n'aba upline bawe, bahuza n'aba upline, ariko utangira ubyiga hakiri kare, ndetse utangira unazikora hakiri kare. Ukora amafuti ntacyo bitwaye, ariko uko bikora kenshi niko uzagenda ubimasteringa. So icya kane, closing of course jana na presentation. Buri munsi make sure ko ari abantu closing, yaba bawe bigishije, yaba aba team yawe nimba ari team ufite. Icya gatanu, follow up nacyo kikaba kimwe mu bikorwa by'ingenzi cyane kurusha ibindi. Follow up, amafaranga muri no business aba muri follow up, gukurikirana abantu bize ino business. Icya gatandatu, training, ukeneye ubumenyi, by'umwihariko no gutraininga team yawe, gufasha abantu zana muri business yawe kugira gute kubona ubumenyi. So ukeneye gutraininga team yawe. Of course ntabwo uzatraininga team yawe wowe ubwawe utagize gute, utafashe training. Niyo mpamvu ukeneye buri munsi. Njya nkunda kubwira abantu ni urugero, iyi telefone ndi gukoreraho ino live yaramenze, nayiguza amafaranga menshi cyane, sibyo? Ariko ntabwo ishobora kumara icyumweru nayicharginze nubwo yamenze. By the way, nubwo amara umunsi nayicharginze. Bivuze iki? Telefone ndayicharginga nkayikoresha umuriro ukagira gute ugashiramo. N'abantu nuko duteye. Abantu kuntu duteye nuko aka kanya uburi positive, uburi excited, ubu wumva ushaka gukora ibintu byinshi bituma excitement yawe ishobora kugenda, sibyo? Niyo mpamvu ukeneye kuza muri training. Kubera iki? Muri training usibye nuko uhakura n'ubumenyi, uhakura na excitement. Kuko uburi muri environment uri kumwe na bagenzi bawe bafite intego nk'izawe, bafite vision, bafite belief, bafite icyizere cy'uko ubuzima bwabo buri hari ahantu heza buri kugana, sibyo? Hano hanze abantu benshi nta cyizere cy'ejo hazaza bafite. Abantu benshi bafite amaganya niyo abahora mu kanwa. Abantu benshi nta vision bafite. Rero niyo mpamvu ukeneye kuba ahantu nkaha buri munsi kugira ngo ya vision ya buri wese, yanjye ya upline wawe, yundi wese nawe ikujyemo, imyumvire ya buri wese ufite ahantu heza ari kugana nawe ibashe kugira gute kukujyamo. Niyo mpamvu nizi saha nanjye ubwanjye ufite resulta, nanjye ubwanjye wizera 100% ino business, izi training ndazikenera umunsi ku munsi. N'ikimenyimenyi niyo ntabashije kwitabira, nagize gahunda ituma nabasha kwitabira live. Buri munsi nimugoroba mfata umwanya nkasubiramo nkareba ese training batanze uyu munsi nkayikurikirana. Turi kujyana neza. Niyo mpamvu rero nimba ufite gahunda zituma utabashije kwitabira training live akakanya, nimugoroba fata umwanya ukurikirane training. Umunsi nukarangire utagize training nimugira gute witabira, sibyo? Ushaka kutitabira ingi wenda umwanya bidakunze, ariko mukanya ukabona iri bubere kuri Zoom saa 9 saa 10, itanzwe na company, itanzwe na upline wawe, itanzwe na team yawe, itanzwe n'umuntu runaka. Itabira training. Training ni ingenzi cyane. Numara kuyitabira unatange training kuri team yawe, sibyo? Ikikorwa cya karindwi gitanga amafaranga muri no business no gupromotinga. Of course kumenyekanisha ibikorwa bya company, bya team, ndetse n'ibyawe muri rusange. So gupromotinga cyane events. Nimba hari event runaka yipromotinga uyimenyekanishe. Iyi event twagize Marriott, wasanga hari umuntu utarapostinga ari amafoto ya Marriott. Nshuti yanjye nubwo waba utaruhari, ya posting wishimira bari bahari, ubahe congratulations. Abantu aba prospect bawe barabibona. Abantu twese twifuza kuba muri environment nziza, abantu twese twifuza kuba turi kumwe n'abantu basa neza, n'abantu bishimye. Biposting, bipromoting ahantu hose nubwo waba utaruhari.
turi kujyana neza kubera iki kubera kuno uno mwanya uri kubona uburyo uzaba hari umwaka utaha awe together so promoting ya event yabaye nubwo yamaze kuba yi promoting kuri posting amafoto uyibwira abantu bawukorera follow up babwira uburyo uri excited ejo bundi haba event iri very powerful urakeka ari company zingahe zagera event nk'iri ya Marriott muri iki gihugu ni nkeya company zinakomakomeza zajyana abantu bakorana muri Marriott Chuti yanjye hari hano nago ari hano ha buri wese turi kujyana neza ngira ngo nimba utarunabizi hari hano maze kujya inshuro zitari nkeya no ku giti cyanjye kwafatira lunch ya Marriott igura 30 iyo iri kuri promotion ubundi igura 40 by'amanyarwanda lunch gusa cyangwa se dinner gusa so nagari buri wese wakafodinga kujya Marriott niyo mpamvu ahantu heza nkariya amafoto meza nkariya bishyira kuri status sibyo wishimira igikorwa cyiza nka kiriya company yakoze wishimira bagenzi bawe bari bahari kuko nawe ubutaha uzabugize gute uzabuhari then no mu bantu ukorera follow up ubabwire event yagize gute yabaye then ubutaha mu gihe hari event ugiye promoting na mbere yuko iba ujye making sure ko uzabuhari then una making sure ko team yawe izabigize gute izaba ihari by the way Upline Eric aravuze ngo aba prospect bawe nibazi kutari uhari birebera ubwiza bw'amafoto uko nukuri awe together uko nukuri posting amafoto nubwo ari benshi bazabimenya kutari uhari by the way abenshi nubwo bazabimenya kutari uhari we postinga uri excited werekana ko company yakoze event nziza ubikubaza ko ari uhari ntumubeshye ko ari uhari utari uhari kuko ashobora no kubaza ifoto awe together kubeshya byo muri no business nago bigira gute nago bikora ariko promotinga iriya event ndetse n'izindi event zose zajya ziba promoting ikintu cya munani gitanga amafaranga muri no business menshi cyane nshuti yanjye icyo bita selling products awe together gucuruza products awe together uyu munsi products amafaranga zinyinjiriza kwishyura inzu essence y'imodoka n'ibindi byinshi bitandukanye bikemerwa na product ese nimba product ngenzi gurisha mbona amafaranga menshi muri step muri Unilevel muri matching bonus wowe urumva bikeneye bingana iki ukeneye gucuruza zino products zacu cyane ko zirivugira ubuhamya bwazo burahari products zacu zirakora ba proud yazo uzivuge uzicuruze recommending abantu usaba abantu referrals zimwe muri technique nkoresha sibye ko wenda iyo topic zabi yundi munsi ndetse buri munsi turanabyiga ngewe ikintu nkoresha mfite page ya Facebook ya products gusa nkoresha postinga mu magroupe y'ubucuruzi nkoresha boostinga aho together nigisha yaba abo tuziranye abafite gahunda yo kwinjira muri business abadafite gahunda yo kwinjira muri business nkabasaba referrals nkababaza nta muntu wabuze ufite uburwayi bw'igifu ufite diabete ufite indwara y'umutima ufite ikibazo cy'uko atabasha kuba ku rugo neza aho together igihe cyose usaba referrals umunsi ku munsi abantu bazaguza n'abantu bafite ibibazo nk'ibyo then haraba mbona hano bakoresha system yo gupostinga ku status ya WhatsApp iyo system nimbi gukorera very good komeza ushyira mu bikorwa uyikore ushaka n'izindi strategies zose zishobora kugira gute gukora ariko umenyekanishe products zacu uzicuruza umunsi ku munsi kubera ko bifite amafaranga kandi zirakora imwe mu nyungu ya mbere ikomeye yo gucuruza product nta nubwo ari amafaranga uzinjiza ni ubuhamya uzi kubona umuntu wari ufite diabete yarihebye nta cyizere afite cy'ubuzima ukabona ari kukubwira ngo yakize cyangwa ngo nta kitera inshinge ibyo bintu birashimisha kurenza inyungu y'amafaranga uba warabonye kuri za product nubwo nayo uyakeneye so ibikorwa umunani rero bitanga amafaranga twabivuze making sure kubikora buri munsi ikintu cya gatatu rero kizagufasha kuba top earner tukomeje n'ikintu cya gatatu kizagufasha kuba top earner muri network marketing muri economy driver by'umwihariko abantu turi kugendana mu nyandikire gatatu ikintu cya gatatu kizagufasha kuba top earner muri economy driver plan nuko you have to look for rejections are we together look for rejections iyo ni tip yihari look for rejections number 3 look for rejections you have to look for no Cheri nego zanjye kwari gushaka abantu bambwira yego uyu munsi nego yanjye no kushaka abantu bambwira hoya benshi uko abantu bakubwira hoya aba benshi ni nako abakubwira yego bagira gute baba benshi nshuti zanjye rejection ntago ari umwanzi wawe rejection ni inshuti yawe muri no business
rejection muri no business ni inshuti yawe. Usibye no muri no business, muri business zose zibaho, rejection ni inshuti yawe. Are we together? Look for no. Look for no's. Ese ku munsi ubona no zinga abantu bakubwira hoya ni bangahe? Uko baba benshi niko nabakubwira yego bazagira gute? Bazaba benshi. Kandi ntacyo bitwaye nkuko nabivuze nawe, ntacyo bigize gute, ntacyo bitwaye. Nubwo ari muri no business gusa, muri business zose abantu bavuga hoya nibo benshi kurusha bavuga yego. Umuntu aba yarigeze gucuruza hano ampepere muri comments cyangwa nyandikire icyenda muri chat. Umuntu yigeze gucuruza ubucuruzi ubwo aribwo bwose, yaba warikoreraga cyangwa warakoreraga umuntu, nyandikira icyenda muri comments. Ngewe reka mbabwire naracuruje imyaka 3, nakoze akazi mu iduka imyaka 3. Ntago nikoreraga ariko naracuruzaga imyaka ingahe 3, kuva 2015 itangira kugera 2017 irangira, imyaka 3, 2015 2016 2017. Yes, imyaka 3. Ikintu nabonye nuko nakoraga mu iduka ricuruza imyenda, twacuruzaga imyenda y'abagabo, amapantaro, inkweto, amashati, amakoti, ibintu byose by'abagabo. Ikintu nabonye nuko abantu binjiraga mu iduka ku munsi, abataraguraga bari nka 80%. Umuntu yashoboraga kuza akaza kanava hariya wamubari uvuga ati uyu noneho turamugurisha. Umugabo usa neza cyane, umugabo ubyibushye ufite inda, murabizi nawe iyo dukunda gukoresha isura, dukunda kujyaginga abantu bitewe nuko bagaragara, kandi akenshi uzanasanga abantu bafite amafaranga menshi akenshi nibe nabagaragaraho. Ariko uzasanga abantu dufite imyumvire, icyo gihe ubu ngubu iyo myumvire sinyifite, ariko icyo gihe nanjye ngifite iyo myumvire yuko umuntu usa neza ufite inda ubyibushye, ndi kuvuga ku bagabo, wambaye neza aba ari umuntu ufite amafaranga menshi. Turi kugena neza, iyo niyo myumvire nayo ifite icyo gihe. Ubwo akava hariya namubaza, mbona ari buduha amafaranga menshi, mbona ari umuntu usa neza, akaza akigera ibintu byose ahereye ku nkweto, amasogisi, umukandara, ipantaro, ishati, yarangiza akakubwira ati wow ndabona ari byiza, akanagukatuza mukumvikana, akakubwira ati buretse gato ndabona amafaranga adahagije, reka njye ku cyuma ngire gute mbikuze. Akagenda agize gute, agiye. Are we together? Ese iyo byagendaga gutyo, urakeka boss wanjye yaravugaga ngo dufunga iduka dutahe? Iyo umuntu yaza akadutesha umutwe, akambara ibintu byose, akanabyanduza, akagenda ataguze, boss yaravugaga ngo dufunga iduka dutahe? Ese iyo umuntu yaza akatumanuza imyenda, hari umuntu yaza akatumanuza imyenda myinshi aje kurangura, uko twacuruzaga detail tukanaranguza, arakuze imyenda myinshi, yarangiza ntagure, urakeka boss yaravuga ngo dufunga iduka dutahe? Guess what? Abantu benshi ukuntu tubigenza muri no business, ndishyiramo kuko nanjye narabikoraga ngitangira no business. Iyo umuntu akubwiye hoya, iyo umuntu apinze ibintu uri kumwereka, iyo umuntu akubwiye ngo ndinjira niyinjire, ducika intege. Kandi ntago ariko byakagize gute, ntago ariko byakagenze. Are we together? Abantu bamwe bazinjira, abandi ntago bazinjira. So what? Next, nizi saha tuvugana, nizi saha ndacyagirana gahunda n'umuntu, ejo nafite umuntu arafite gahunda yo kwinjiza konte enye, twahanye isaha igeze ndamuhamagara, aranyita arambwira ati ndaje, hashize akanya ama message ngo ndabona ngiye kubitekereza kurushaho. Are we together? ngo ndabona ngiye kugira gute kubitekereza kurushaho, ngo reka mendetse. Are we together? Sinzi bamuciye intege, ndacyari kumukora follow up. Nizisabira cyambaho, kera ngitangira nibwiraga ko nimba global ambassador ningira team y'abantu 1000 munsi yanjye ibintu byose bizaba biri automatic. Ndakubwiza ukuri, upline wawe nawe uyu munsi byura nabyo nawe nibyagira gute, nibyahura nabyo. So birasanzwe muri no business, rejections zirasanzwe. Yaba rejections zitabaho, uza abantu nigisha muri no business, buri munsi wajya ubona nigiza abantu buri kanya. So rejections zirasanzwe rero, ntago uri guhura nazo kuko ugitangira gusa, numara no kubaka etage rejection uzagira gute, uzahura nazo. So look for them. Buri munsi intego yawe bwira benshi, abazakubwira hoya nibo benshi cyane. Ariko reka nkubwire, ntago ukeneye kwinjiza abantu 1000 ku giti cyawe. Hoya, nta nubwo ukeneye kwinjiza, nubwo ubinjije ni byiza, ntago kugira ngo nyize amafaranga menshi muri no business, ntago ukeneye kwinjiza abantu 100 ku giti cyawe. Wapi? Nubinjiza ni byiza uzinjiza amafaranga menshi kurushaho. Ariko kugira ngo ube miliyoni ya Sako member, ntago ukeneye kwinjiza abantu 100 ku giti cyawe.
baza upline Eric, baza upline Emi turi kumwaka kanya, baza upline Skora turi kumwaka kanya, nago arinjiza abantu 100 ku giti cye, kandi amaze kubwira abantu barenga 1000 turi kugera neza. So bwira benshi, bake cyane ukeneye bazakubwira yego baze mukorane, bamwe bazabivamo, ariko bake cyane ukeneye bazakomeza babashe kugera kuri success, nawe bashe kugera kuri success. So number 4, work very hard. Wow. Urabona upline Millionaire Circle member, upcoming global ambassador prime, na waratubwiye ngo ejo nari mfite umuntu wa 7 accounts, arangije arambwira ngo umugore we yayagurije mugenzi we. Kandi wasanga wibwiraga ko nuba Millionaire Circle member abantu bose bazajya bahita binjira. Nshuti yanjye hoya, business zose nta muntu, ntago abantu bose bagura. Ejo ariko nukuri kavuga ngo niyo wabugurisha itike zijya mu ijuru, ntago abantu bose bazigura, kandi niyo wabuzigurisha make uzikata ari buri wese wifuza kujya mu ijuru. So nshuti yanjye rero birasanzwe, rejections zirasanzwe. Rero number 4 twakomeje work very hard, work very hard. Abantu abakire bose ikintu cya mbere bahuriraho nuko ntago bajenjeka, barakora cyane, sibyo? Barakora cyane. So work very very hard. Ahangiye kuhavuga umunsi wakwira, gukora cyane nicyo kintu kizagufasha kugera aho wifuza kugera. Work really really hard. You need to work very hard. The harder you work, uko ukora cyane cyane kurushaho, niko amahirwe yiyongera. Kera mbere yuko nangira business, mbere yuko menya business, ngikorera umushahara na mbere yaho, nari umwe muri ba bantu bagira imyumvire ivuga ngo icyo uzaba cyo ntaho kijya. Uzumva abantu benshi hano hanze bavuga ngo icyo uzaba cyo ntaho kijya. Ibyo bintu birapfuye, ntago ari byo. Ngo icyo uzaba cyo ntaho kijya. Ngo Imana iyo yaguhaye umugisha, sinzi n'ibindi barenzaho, ngo runaka ngo numunyamahirwe. Niko uzasanga abantu bose bavuga hano hanze, umukire uzasanga bavuga ngo yagize amahirwe, ngo numugisha, sibyo? N'ibindi bisa gutyo. Yes, numugisha kuko ibintu byose numugisha, by the way, kuko nizera Imana ndetse nubaha Imana. Ibintu byose n'ubuntu. Nta kintu utagera Imana yashyizemo ubuntu, yashyizemo umugisha. Ndabyemera, ntago mbihakana. Ariko utakoze cyane nta mugisha ushobora kubona. Ngo icyo uzaba cyo muragendana. Yes, Ramadan arakoze. Ntago ibyo bibaho. Yes, ari iki Imana yageneye kuzaba cyo, ariko utakoze cyane ntago ushobora kukiba. Kuko ari ibyo urashaka kuvuga ko abakire bake, kuko hano hanze abakire ni bake cyane, abakene n'abantu basanzwe nibo benshi. Imana yageneye abantu bake cyane ko ari bo bakire. Hoya, twese Imana iradukunda, twese turi abana bayo, sibyo? Nimba wizera Imana, nimba wizera Allah, hano nago turi mu ijambo ry'Imana, nago turi mu rusengero, nimunyumve nabi, nago ndi kubwiriza. Icyo waba wizera cyose, nimba wizera Imana, nimba wizera Allah, nimba wizera icyo wizera cyari cyose, ari kubyaye byose hari imbaraga zikomeye wizera. So izo mbaraga zikomeye wizera rero zitanga imigisha. Ntago ushobora kubona umugisha utakoze cyane. Kubera iki? Uko ukora cyane niko imigisha yiyongera. Uko the harder you work, the more luckier you get. Umugisha ubaho, ariko umugisha kugira ngo uze nuko uba wakoze cyane. Abantu bakize yego bagize umugisha, ariko nuko bakoze cyane. Uzasanga abantu bakize barakora cyane, nicyo kintu cya mbere bahuriraho. Baryama gake. Nta mukire numwe uzasanga hano hanze uryama amasaha arenga 6, nta numwe. Abaryama ho 6 nabo ni bake cyane, baryama amasaha 4, 5. Kubera iki? Andi masaha bari kugira gute? Bari gukora. Nshuti yanjye, kubera iki? Basobanukiye yuko mu gukora cyane ni hari umugisha. Buri wese umugisha urahari, ariko umugisha uva mu kugira gute? Gukora cyane. Rero icyo uzaba cyo muragendana, ariko muzagendana wagize gute? Wakoze cyane. Muri no business gukora cyane ni iki? Ni ugutumira abantu benshi cyane.
nukwigisha abantu benshi cyane aho niho ruzingiye uko wereka abantu benshi no business niko umubare w'abantu binjira uba munini then n'ibindi byose bijyana nabyo twavuze haruguru icya gatanu kizagufasha kuba top ana ukaza muri top 20 umwaka utaha ukaza muri top performers umwaka utaha nuko you need to make your new distributor active as soon as possible. Make your new distributor active as soon as possible. Hello? Make your new distributor active as soon as possible. Fasha umuntu wawe winjije muri business kuba active vuba bishoboka muri business. Kubera iki kwinjiza amafaranga menshi muri no business bishingiye mu kugira team nini. Kugira team nini muri no business ntago biva mu kwinjiza abantu gusa. Ahubwo biva no mu kugira abalida, abantu winjiza gutuma baba abalida, gutuma bafata inshingano bagakora business. Ikintu gituma abantu bakora business niki kimwe mu bizagufasha gutuma abantu winjiza muri business bavamo abalida nuko bafasha kuba active muri business vuba bishoboka. Bivuze ngo umuntu agitangira no business ikintu cya mbere mwicaze umuhe NDO. Nshuti yanjye nimba umuntu winjije muri no business umukunda umwifuriza iterambere ntakarenza amasaha 48 atarabona NDO, atarabona new distributors orientation. Akarusho akinjira mukishyura hariya kuri office ako kanya ahita wicarana nawe uhituma NDO. Nimba utaramenya uko batanga NDO mbere yuko nimba uzi ko ufitanye n'umuntu gahunda yo kumwinjiza muri business teguza upline wawe mukorana abari hafi ukimwinjiza muri business uwo muntu muhita mufasha kubona NDO ahita amenya ese ni iki gikurikiyeho ko atangiye business ni iki agiye gukora, amenye ko akeneye gukora prospect list, amenye ko hari rejections azahura nazo, amenye ko hari ubwoba azahura nabwo, kandi amenye yuko ntacyo bitwaye n'abandi bose bahura nabyo. Nawe uko azagenda akora business, uko azagenda abona results, azagenda overcoming izo challenges. So make sure ko kimwe mu bintu bizagufasha gutuma umuntu aba active vuba bishoboka ni ukwita abona NDO. Ntakarenza iminsi 2 atarabona NDO. Hituyimuha mukishyura hariya muhita mwicara uyimuhe. Nimba mwishyuye adahari ari mu kazi mega sure nkuko wamukoreye follow up agafata umwanya wo kwishyura unamuha appointment yuko mugomba kuganira kuri NDO. Nimba atari hafi yawe mutabona na maso ku maso hari Zoom yaraje sibyo iga gukoresha Zoom, iga gukoresha kuri Zoom wamuhawe NDO cyangwa se upline wawe mwafatanya mukamuha NDO kuri Zoom. Niyo mpamvu kimwe mu bikoresho by'ingenzi dukeneye gusobanukirwa gukoresha ni Zoom. Kandi Zoom iroroshye, iki nari gishyashya rige wumva ko ari ikintu kirenze kugira ngo ubyumve. Umenya WhatsApp bwa mbere wayitekereza gute wumva ko ari ikintu cyo ku rwego rwo hejuru, ariko uyu munsi WhatsApp ubona ni ibintu byoroshye kuyikoresha. So Zoom iroroshye kuyikoresha cyane rero wenda izaba topic y'undi munsi, ariko impamvu nyigarutseho kubera turi mu bihe bya online cyane, business gukora business online cyane, kimwe mu bintu bizagufasha kubaka business yawe cyane ni Zoom. Igakoresha Zoom cyane. Zoom ni ingenzi cyane, ushyira muri telefone yawe umenye uko ikora, umenye uko wakoreraho meeting, umenye uko wakore, biroroshye. Nubaka kanya tuvugana, niyo mpamvu ndi kureba ku isaha mu kanya saa 5 n'igice mfiteho 1-on-1 ndi butanga kuri Zoom n'umuntu uri muri Zambia, turi kugena neza. So Zoom iroroshye rero, gira Zoom muri telefone yawe, umuntu yije muri business yimwigishe ayishyiramo, umbwire ati iki ni kimwe mu bintu bizajya bidufasha kuko turi gukora business online cyane. Zoom na Facebook murabizi nibyo bintu dukoresha cyane. Zoom nimba mutari kumwe rero yimuhe kuri Zoom. Nimba adafite Zoom, adafite iyo telefone, hari telefone zidafite iyo capacity, uyimuhere kuri WhatsApp, ariko aheza cyane kurushaho ni kuri Zoom. Kandi telefone nyinshi zikoresha Zoom, nyinshi cyane, ni nkeya cyane zitabasha kwakira Zoom, ariko ubundi hafi ya zose 95% za smartphone zikoresha Zoom. Gira Zoom muri telefone yawe, koresha Zoom uyibyaza umusaruro. Fasha umuntu wawe rero abone NDO. Ikindi kizagufasha gutuma umuntu aba active vuba, mufashe kugira resultat abona mu gihe gito gishoboka, sibyo? Nimba yinjije umuntu muri business
gira intego yo kumufasha kubona result mushyira munsi ye bizamuha motivation sibyo ndetse nawe ubwe ko wamufasha kwinjiza umuntu kizamufasha kwinjiza umuntu niki mwigisha uko batumira umufashe kwigisha abantu benshi bashoboka mu gihe gito gishoboka kugira ngo abone umuntu yinjiza ndakubwiza kuri nufasha umuntu wawe kwinjiza abantu babiri mu gihe gito mu cyumweru kimwe uwo muntu azakora business igihe kinini so gira intego ko mu cyumweru cya mbere cyo kumufasha kugera result abona either kugira umuntu yinjiza cyangwa kugira umuntu winjiza ukamushyira munsi ye cyangwa se kugira product agurisha sibyo nabyo byamufasha cyane mwigishe product akinjira mwereke package product zikora iki mwereke musharinga ese nta muntu ufite ikibazo cy'umutima nta muntu ufite ikibazo cy'igifu nta muntu ufite ikibazo cyo gutera akabariro nta muntu ufite ikibazo runaka nangize uhita umufasha uburyo bwo kuziba recommendinga abashe kuyagurisha mani magambo mufashe kugira result abona mu gihe gito najya result abona mu gihe gito bizatuma aba active bizatuma abo mu leader then ubake team so icya gatanu kizagufasha kuba top ana no gufasha abantu bawe kuba active muri business mu gihe gito gishoboka ikindi umufashe abe connected kuri systeme ya team umubwiriza training dukora buri munsi umufashe gufollowing no page yacu umubwire ko buri munsi haba training saa 4 za mu gitondo sibyo umuhayo makuru then umubwire ko niyo yaba adafite umwanya aya masaha nimugoroba ashobora kugaruka ku rubuga agakurikirana training sibyo umubwire ko tugira presentation umubwire nimba hari presentation ukora kuri WhatsApp group umushyira muri group umubwire ko yatumira abantu hari systeme cyashya turi gukoresha yo gutanga utu video hari systeme cyashya turi gukoresha 3-way calls ibyo byose ubimwigishe vuba bishoboka kugira ngo abashe kubona umusaruro vuba bishoboka ikintu cya gatandatu ari cyo tugiye gusorezaho the last but not the least nuko by the way hagati abantu turi kwigana abantu turi kugendana abantu tukiri kumwe munyandikire gatandatu number 6 ikubiyemo ibintu bitatu number 6 ikubiyemo ibintu bitatu nyandikira gatandatu muri comments tugana ku musozo nyandikira gatandatu muri comments gatandatu ifite ibintu bitatu do what is best kora ibyiza do what's best for your new business partner do what's best for your new business partner do what's best for your team and do what's best for you hello kora ibintu bitatu byiza ku muntu kora ibyiza ku muntu bifasha umuntu winjije muri business kora ibintu bifasha team yawe then ukora ibintu bigufasha wowe what's best for you are we together do what's best for your new business partner do what's best for your team and do what's best for you are we together that is tip number 6 ibintu bitandatu tuvuze haruguru ugiye ukabishyira mu bikorwa umunsi ku munsi ndaguha garanti yuko ubikoze umwaka wose udacika intege umwaka utaha bahamagaye top performers abantu ba mbere bitwaye neza muri business na 21 ntago waburamo uzi ikintu gituma abantu benshi batabigeraho nuko abantu benshi ntago bari consistent itandukano riri hagati y'aba top earners n'abantu batari top earners they are not consistent iyo ni bonus ntago bahozaho bakora ibintu akakanya bare excited umunsi umwe 2-3 icyumweru bibiri bakamara ikindi gihe bacitse intege basubiye inyuma bakongera bagakora bagasubira inyuma bakongera bagakora bagasubira inyuma wari wabona umukira wari wese wabuze umucuruzi cyangwa ukora ikintu runaka wari wabona umunsi yasibye gufungura iduka cyangwa business ye ntago bibaho buri munsi barafungura muri business ni gute rero iduka ryawe riba rifunguye igihe cyose hari umuntu mushya weretse business nibwo ubufunguye iduka ryawe ibindi byose niyo wabikora nta bantu bashya bazinjira muri business yawe ibanga ry'abantu binjira muri business yawe bashya nuko ari bashyashya babonye business buri munsi ugomba kumekinga shako nta munsi n'umurangira utigishije umuntu either one on one cyangwa se online ariko umuntu agomba kwiga uko byagenda kose buri munsi niyo yaba umwe ubwo mu mwaka waba wigishije abantu 300 awe together bawe ku giti cyawe ugomba kumeka shoko nta munsi n'umurangira hatagize umuntu numwe wiga business yawe
igihe ubikoze ndetse ukubahiriza nibi byose ukubaka team kuri twagiye tubivuga ukitabira trainings ariko making sure ko icyo kintu cyo kwereka umuntu byibuza mu gihe wa failings wereka umuntu umwe business ariko ntihagire umuntu munsi numwe urenga utagize n'umuntu numwe wawe ku giti cyawe apana umuntu winjije apana umuntu business partner wawe hoya umuntu wawe ku giti cyawe wize business mushya buri munsi ugomba kugira umuntu wiga business niyo yaba umwe ariko akiga business nubikora consistently mwibuke yuko ibanga riri mu guhozaho buri munsi nijye wumva utabishaka ukabikora nijye wumva wacitse intege ukabikora byanze bikunze mu mwaka umwe uzabona results wifuza so mwakoze cyane izo nizo tips za resheshatu kubaje nyuma icyambere ndongera kwiexcuse ndongera kubasaba imbabazi kuko mu bintu bya mbere no bantu bahigiye cyane nango umuntu nyicira gahunda rero nangiyo nishe gahunda mba numva nakoze koza rikomeye natangiye no training ninze mu mbabare cyane nangeje iminota 15 yose ariko nuko hari abagest nari mfite kandi bari very potential bituma barenze igihe natekereza ko turi bumarane bituma ntinda so ikintu cya mbere twize protect your time ubaha igihe gira gahunda y'umunsi mbere yuko umunsi utangira ubuzi ngo isayi ninda kora iki niki ikintu cya kabiri kizagufasha kuba top ana do daily productive activities kora ibintu buri munsi ibikorwa 8 bitanga amafaranga buri munsi kuba kunguka prospect bashya no guprospecting abantu musanzwe muziranye gutumira kwerekana business gufasha abantu gufata umwanzuro gukora follow up training amahugurwa ku giti cyawe no guhugura team yawe kumenyekanisha ibikorwa bya company n'ibya team n'ibyawe ku giti cyawe kwipromotinga nawe ubwawe kwibrandinga nawe ubwawe icyamunani gucuruza produit ikintu cya gatatu twabonye kizagufasha kuba top performer look for rejections look for no shaka no ukubona no nyinshi niko uzabana na yes nyinshi uko abantu benshi banga kwinjira muri business yawe niko uzabana na benshi binjira muri business yawe number 4 work very hard kora cyane ryama gake nshuti yanjye nta mukire n'umwe uryama amasaha 7 amasaha 8 ubaho ryama gake gashoboka ubundi ukore cyane ube productive kuryama gake nibihagije andi masaha utaryamye gira ibikorwa icya gatanu make sure ko umuntu injiye muri business mufasha kubona umusaruro mu gihe gito gishoboka icya gatandatu gikubiyemo ibintu bitatu kora ibintu byiza bifasha umuntu injiye muri business yawe kora ibintu byiza bifasha team yawe kora ibintu byiza bigufasha wowe do what's best for your new business partner do what's best for your team and do what's best for you so rero ndabibutsa yuko witegereza kuzakora maintenance mu minsi yanyu ndakwibutsa ikintu kijyanye na maintenance shiti yanyu maintenance ngiye ubu namaze gukora maintenance y'ukwezi gutaha kora maintenance rero y'ukwezi gutaha hakiri kare ntutegereze gukora mu minsi ya nyuma ingaruka zo kudakora maintenance turazizi twese reka nzisubiremo mu gihe udakoze maintenance y'ukwezi gutaha niwinjiza umuntu uzabana sponsor gusa nta matching uzabana nta manota uzabona systeme izakata 5% by'amanota ufite y'abantu by'abantu ufite muri systeme yawe turi kugena neza nta mafaranga uzabasha kwinjiza usibye sponsor gusa nimba umaze igihe kirenze amezi 3 muri no business kora maintenance nimba uri mushyuka umaze amezi 2 muri uku kwezi ukeneye gukora maintenance uko mu kwezi kwa 3 ukeneye gutangira gukora maintenance kora maintenance vuba bishoboka training ni nziza wakoze cyane kuza ariko ibingibi ntago bitanga umusaruro igitanga umusaruro nuko ibyo wumvise aka kanya uhita utangira kubishyira mu bikorwa sibyo rero tangira ushyire mu bikorwa ibyo wumvise training ni ingenzi nyamuneka buri munsi jya witabira training nk'izi buri munsi ziraba rimwe na rimwe hari igihe umuntu ufite gutanga training ahura n'impamvu ikomeye cyane ituma atayitanga ariko turi gushaka strategy ituma hatazajya habaho n'umunsi n'umwe dusiba buri munsi training bari ingenzi cyane nimba utagize amahirwe yo kwitabira uri mu kazi se bagize indi mpamvu ikomeye ituma utabasha kwitabira jya ushaka umwanya nimugoroba ugaruke ukurikirane training yabaye uwo munsi are we together mwakoze cyane kuza umunsi mwiza happy and productive day to everyone na dusoreje